cy'ubuntu nta muntu yego byumva neza ko nta muntu wabasha kuyibona icyatuma umuntu abana n'Imana yego ntigishoboka ntabwo gishobokera umuntu niyo mpamvu ijuru ridakorerwa niyo mpamvu ridakorerwa ahubwo nk'uko twe twasomye dutangira ngo icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Ikibazo rero nuko abantu batamenye uwo muntu ngo bamenye n'icyo yakoze. Imana rero mu rukundo rwayo ibuze umuntu n'umukiranuka hano mu isi wakorera ijuru, yohereza umukozi wayo w'umuhanga witwa Yesu. Amen. Sibyo? Ariko nawe yabishoboje iki? Yabishoboje ko nawe yari Imana kandi. Sibyo? Ni Imana yihinduye umuntu iza mu isi. Sibyo? Iza kudukorera ibyo tutari kubasha kwikorera. Siko bimeze? Iyo ubwayiza kudukorera ibyo tutari kubasha kwikorera. Sibyo? Iraza ikora ibyananiye umwana w'umuntu. Yesaya abibona akabyandika mu gice cya 9 yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu. Yesu araza aratuvukira, mbese adusimbura mu ivuko rya mbere twavutse riciriweho iteka. We avuka ivuko rishya, none rije guhindura amateka. Rije guhindura amateka. Umukozi wakoreye ijuru yabayeho umunsi Yesu avukira mu isi. Niwe wenyine warikoreye, niwe warikoreye araribona. Umukozi wakoreye ijuru n'uwo mu yandi magambo iryo soko ryatsindiwe n'umuntu umwe witwa Yesu ryo gukorera ijuru ryatsindiwe n'umuntu umwe witwa Yesu. Ugushaka ijuru kumunyuraho. Sibyo? Kandi n'imirimo yagombaga gukora ihesha abantu ijuru ntazayikora, ahubwo yarangije kuyikora. Biri kumvikana? Iyo mirimo yarangije kuyikora. Yesaya 53:10 yego aravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko. Amina. Ibyo Uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. André, ibyo Uwiteka yashakaga byari bihe? Kwari uko tumukiranukira. Amina. Muri make umukiranutsi witwa Yesu yarabonetse. Yego. Arakiranuka nk'uko Imana yabishakaga. Ubwo ni Yesu ni wakoreye ijuru. Yego. Wenyine ku isi. Yego. Arangije ariduherereza ku buntu. Yego. Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa. Yego. Niyo mpamvu urikorera azarimbuka. Yego. Ndetse kuvuga kuri kurikorera ari nacyo cyitwa gutuka umwuka wera, ari nacyo cyaha kitababarirwa, ni ugupfobya imirimo Yesu yakoze. Ijuru n'ubuntu ntirikorerwa, urikorera araribura karimbuka. Ijuru n'ubuntu ntirikorerwa, urikoreye araribura karimbuka. Akwiye no kurimbuka ni Yesu. Yego. Nta bwenge mu bantu yagerageje, ariko nawe bamuhembye kumuboha n'amaboko bamuhereza gehinomu. Yego. Kubera ko imirimo y'umuntu yose ntiyahinguka mu ijuru. Abandi barebereho nyine. Ntabwo umuntu yajya mu ijuru afite n'ibyuya. Yego. Ni no gupfunagurika, ariko ntiyanashimira Imana. Yego. Ukoreye ijuru nubwo bidashoboka ukarijyamo, ubundi se ishimwe ry'Imana. Niyo mpamvu nyine mu Efeso 2:8 n'uwa 9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yego. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira wirarire. Nako kantu nashaka kuvuga. Icyo ni Imana yangaga. Kahurandikira bagatiya mu bice biri ku murongo wa 21. Iravuga ngo simpinura ubusa ubuntu bw'Imana. Ngo niba
gukiranuka guheshwa n'amategeko ngo Kristo yaba yarapfiriye akamama muri ntagatifu ngo nimba gukiranuka ubutungane buva mu mirimo Kristo yaba yarazize. ubwo muri make abantu bazazira gusa gupfobya icyo Yesu yakoze. Yego. Bo bagashaka guhinyuza. Yego. Bakavuga ati niyo atabikora natwe twari kubikora. Ariko twihuse kandi tujya ku musozo. Muri make icyo Yesu yakoze boneye gukiranuka tutari kubasha kwibonera. Sibyo? Akiranuka mu kimbo cyacu kandi ku rugero Imana ishaka. Sibyo? Kuko nyine yari Imana. Kandi niyihasemo gukiranuka, ahubwo gukiranuka nibwo buzima bwa Yesu. Biri kumvikana. Noneho ntiyakiranuka gusa, ahubwo wa munyabyaha wo kwa Adamu wakatiwe kurimbuka. Nanone Yesu yishyiraho ibyaha by'uwo muntu. Nabyo arabihanirwa. Kugira ngo adukure mu rubanza rw'icyaha. Amen. Ahubwo atwambike gukiranuka kwe, noneho aba ariyo tike izaduhesha kujya mu ijuru. Amen. Njira aho ngaho hari urugero ruto naho abantu bafite nk'abana mu mashuri. Nanjye ndabafite. Iyo ngiye kwishyurira umwana wanjye kuri banki, ndagenda nkabaza nimero ya konte y'ikigo cye, ngashyiraho amafaranga ya minerivare. Narangiza nkaza umukuru muha borudera akayijyanira. Ariko borudera bayanditseho nde? Amazina y'umwana. Ninde yaverishije? Ninjye. Umwana ntazi n'ahantu nayakuye. Umwana atwara borudera yishimye, yego, akayijyana ku ishuri. Akayishyira ubuyobozi bw'ikigo, akabete dore nishyuye. Iyi ni iyanjye. Nemerewe kwiga mu iki kigo kuko narishyuye. Biri kumvikana. None natwe birasaba ngo twizere borudero ya Yesu. Yego. Watwishyuriye. Agakora imirimo myiza yose twasabwaga. Uriya mwana wanjye ashatse kujya gukorera amafaranga kugira ngo azabone yo yishyura, yava mu ishuri. Yarakize. Ntago wakora amafaranga ngo ni. Biri kumvikana. None rero bivuze ko nta n'umuntu wakorera ijuru ngo bikunde. Ariko hari umukozi wadukoreye witwa nde? Yesu. Ubutumwa bwiza buhamagarira abantu gufata borudero no kwishyira Imana. Nta kindi busaba abantu. Niyo mpamvu channel yacu yitwa ijuru ntirikorerwa. No kubabwira uburyo ijuru riboneka mu buryo Kristo ari warikoreye. Yego. Akatuzanira borudero. Yego. Ati mwakira. Ubwo borudero ni imirimo myiza Yesu yakoze. Iyo niyo umuntu aterura akayimurikira Imana. Avuga ati ngiye sinari nshoboye, ariko dore nzanye ibyo Yesu yakoze kandi nzi kubyemera. Kwizera ubundi nicyo. No kwizera undi wakoze ibyuzuye, wo kwitakariza icyizere. Ibyo yakoze akaba ari byo uzamurikira Imana ikaguhishura. Ubukize ikirero. Ubukize kurimbuka. Ubukize wa muriro uzajyamwe abanyabyaha. Babajije Yesu muri Yohana 6:28-29. Wenda naho twasoma turi gusoza. Baramubajije ngo dukora iki? Abantu baramenyereye gukora. N'uyu munsi nyine ndabona nicyo kibazo bafite. Yohana 6:28-29. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Bamubajije imirimo mu bwinshi, umurundo. Bari bazi ko agiye kuba hariste nyine ziboneka mu madini. Umukristo mwiza ibimuranga. Bari bazi ko nawe agiye kumanukurira urutonde. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu. Wahise abitabibumba awugize umwe. Umurimo bari bazi ko ari ibirundo. Nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Abantu nibize. Icyo gusa. Abantu nibave kwibuye dore umuntu. Ikimana isaba umuntu no kurekera mbere ya byose no kwitakariza icyizere. Bakizera undi. Bakarekeraho gukora. Bagaterura ibyo Yesu yakoze bakabimurikira Imana. Amen. Kimwe cyo niwe wadukuye urubanza rw'ibyaha abyishyiraho, arahanwa mu kimbo cyacu kugira ngo tugirwe abere imbere y'Imana. Tukiri kwicyo nta gitambo twari bubone gikuraho burundu ibyaha by'umuntu nibyongere kwibukwa imbere y'Imana. Imana yarakituboneye muri nde? Muri Kristo Yesu. Icya kabiri, nanone umuntu wemeye ko Yesu
yamugiriye mu cyimbo agapfa urupfu rubi ari wapfira ahita amwambika gukiranuka we yakiranutse mu myaka 33 yamaze hano mu isi uko gukiranuka kwa Yesu kugaba ukwawe ukajya mu ijuru wambaye neza. Amen. Nta reka dusoze ariko nanone tubwira nta bundi buryo buri bwo butumwa bwiza nta yandi makiriro ni kwizera ibyo Kristo yakoze. Tunabashishikariza gukora subscribe kugira ngo mubone ibiganiro bigeze kuri channel yacu ariko munabisharinga abandi kubera ko abantu bakeneye ubutumwa bwiza. Yego Bibiliya handitse ngo abantu iki bakeneye ijambo ry'Imana ariko ry'ukuri. Yego ijambo ry'Imana ryose ritabwira abantu uburyo baba bakiranutse ni iby'abantu nyine bavuga ariko Imana yaryandikishije kugira ngo abantu nibaryizera baba bakiranutse.